Telefone yanjye yarapfuye nabikubwiye. Cyanyuze mutse. Ubwo natawamagara ngo. Wambona ariko nyine hari igihe umuntu amagara bakamubwira ko itariho kandi iri. Nyine ikibazo cyane twakahaye. Byari kunzayirisa. Nakoze. Haniso. Bafunze nguni hano. Bafunze nguni. Urabona ifunguye se? Ngamobera rero. Inde. Mobera. Habaye iki? Mobera wowe. Ni papa wawe. Papa wanjye ntagasayo. Mobera muyomba. Muyomba wandi? Nago mobera. Urase. Uyu muraseka uri kumwe nande bindi ndiho. Upfa niki? Upfa niki? Yesu ndo amwibereye icyo dufana bira. Ntumenyere. Cyane mobera. Sikandi kuya. Cyane mobera vuba. Isura muzi. Cyane mobera. Ese nyine urabona iki kintu tuziranye. Ntago nzi wowe. Tuziranye hehe? Ese wa mugabo kumva ibikobwa atakuzi kugobera aragenda gutera gobera kutegeko ndi umusitari muri quartier. Umuntu utanzi wese no mukene. Ni no mwana bamugo. Iyi mbese iri ku muhanda ibugerwe ngo naginze ngo numobera basi usanga umuntu uhagaze ku muhanda Mobera abayobozi bo. Mobera abayobozi. Baye ntabikoze. Mobera ninjye basimbuye kagenza. Mobera fa. Kuri ngo tambuka. Tambuka. Ezo ni imbaraga za Primus nuze kumpagira. Fashe musenze. Ego. Umusenze. Akuswa mugabo ngo tutakutegeye. Tutakuca gufata nk'umusenze wa gicucu. Shafu. Mubwira icyo dupfana mubwira. Ubu ni wave urugo. Mubwira icyo dupfana. Mfana iki se nawe? Kano gashinze twarakunda. Man nyongera kunkora. We n'uyu mukobwa twarakundana. Twese ni mwarekanye nyine. Ntabwo twarekanye. Jewe. Ni narakabuze. Jewe. Ntabwo twakundana. Okay. Buretse gato. Ni cyemeza ko mwakundanye. Mubaza. Naza mubwira uko twahoberanaga n'ubu. Uri mfate ku mutwe nanjye gufate ku kibuno gutya. Ntabwo ari buguhobe. Ahubwo witambuka ukomeza ugende. Ntambuka. Ntabwo ari buguhobe. Ako uyu mugabo hari icyo abana bejo ndi mikatsi nge reka rero mubwire wa mugabo nagiye munywa nyamushoboye gukontorora nge nanywe nzoga asiyo kunywa ari fanta cyane amata ufite ikibazo nubona nsumba cyo kugonda kuba mugufi no gusaza wa gicucu ntukamenye n'undi muntu gusaza ari abadashaje se ntubone nakwibona kuva kare ngugireho gusa umusazi watashye cyangwa ukajya nge ndi umusazi nakumira bunguri uko kabone nakibore ariko kandi ndavuze induru mumobere nigende bagubore sa mumobere nigende indapfera indabishe kurya umuntu aza kukuhobera inde simbugo nigere ubuhobere ngenye bivuganira za mobere ngo wumve mu maso kugenda muvuganira uyu nguyu agobere ngesimbugo muvugana za mobere ngende fose kandi uragenda burya naho guhobera Sorry musazira za mobere boss. Sogera za mobere rero. Mobera? Kugira gutya gusoko tumureba. Uri muri twara gutyo. Nago mobere. Kankubwiza ko. Nutandeka do izina ry'Imana ndaguca ku bantu bahangana ndagushishimura. Buryo n'ibyo asaza bita bikuva bikamubera ko akagenda kumubera byonyine. Zaje gutera abandi batamuzi. Oya ntabwo navuze kumva. Zaje gutera genda umusazi. Komeje wako ndi umusazi. Komeje wako ndi umusazi. Mwake byo bita ahubwo ndikufite umutwe wase. Gusa ihangane ihangane ugende. Yanze uguhobera. Izi ndazo muri quartier. Ndaye ariko va muhire. Asuwa kenga ni kumubera ko rimwe gusa. Ariko ndi umuhobera. Ntabwo abanza aje gukaraba se neza n'ibrosa ngo. Ngenje gukara. Ushaka ngo nshobora kubagonga. Gonga. Nakuberaho. Urukundo. Igikamyo cyawe kazo cy'abashimusi. Imyaka 10 narakishugunye. Nshobora kubagonga. Ntabwo uri gukanga. Kose wanditse umugabo ra. Mobiro cyangwa utamobiro. Cyarashabanza umubire kibyo. Kose wanditse. Nagukubita rusana by'imikino. Mobiro nyibanza umubiro. Kose wanditse nkigenda. Ibintu kubera uri kubyumva. Numva se. Banza umubiro nyine. Wobera se nitegeko. Akabasore muri mutangiye kwigira abantu b'abasore muri karitse. Wori umusore muri karitse. Ndetse nkigenda. Banza umubiro nyine ubone kugenda. Mobiro se kuberi. Banza umubiro wiyandikishe muri karitse. Mobiro numva umwuka ni ubutari gisambo. Banza umubiro. Ariko se wanditse nkigenda. Ubutari gisambo kabura kazimisatso. None se imisatsi. Banza umubiro by'umubiro bihuriye. Ntugendeshe cyane. Mobiro by'umubiro. Wahagaze. Nahagaze mobiro. Ase wanditse nkigenda. Urumva cyanago. Nagomba. Ndagukubita inkoni nziza. Banza umubiro. Banza umubiro. Banza umubiro.
kandi wanduje n'ubundi ntabwo bafite yo gukurikirana. Buri gihe uri mu bayoga uri mu mayoga buri gihe kundeba se n'ubu mfite ikibazo cy'ibintu bari kunzanira buri gihe ngo wakubise abantu ngo ushaka guhobera abantu ko twari tuzi ko indwara yawe yakize byagenze bite ugenda kubise abantu hobeye abantu yego bandi ubu ngubu none ahanga hamaze kwakira ibirego bibiri bakundegera by'abantu babiri bitari guhoberana mu kiliziya se byo guhoberana bisanzwe guhobera abantu ngo bakanguka bakubita yakaba nabasazi ngewe ndimobera abantu abo nibo basazi cyane we musazi ngende umusazi ngewe nsanze wanje kunyita umusazi akira ubwiyo n'inyota akira se nta nzoga nshaka bansobanurire ari muri ikatse kuvajya umuyobozi w'umudivi byose byatangiye kwivanga uri kumbaza ibyo by'amatorero se ninde ubikubashije ese nyine niba usanzwe kwinywera agacupa ngo kunywa amayoga guhoberana nsubiza ibyo ndi kukubaza ni kubera icyo uri kujya guhobera abantu warangiza bakanga kuguhobera ukabakubita naho bene nindubwiye ko namuhobera nindubwiye ko namuhobera pasi ni wamukubise ese abakobwa si bankunda ntago bizi none se ubundi gute ubundi umuntu yamobera ni ikibazo wagahobeye byibuze abagabo bagenzi bawe uri kujya guhobera abadamu b'abandi warangiza bakanguka bakubita none ugeze no mu bakobwa akantu ko gukundwa n'abagore ko nta kantu busanzwe kazo sibyo wangiye bankunda bakamubera ntabwo byakabaye ikibazo ntabwo ariko babahobera ku ngufu gukundwa n'abagore bitandukanye no guhobera abantu ku ngufu ndavuye ko namuhobeye ku ngufu pasi bakwereka amashusho reka tugane nk'abantu bakuru nk'ubu ngubu uri kujya kwingingira umuntu w'umugabo mugenzi wawe kugira ngo aguhobere noneho umwana nk'urambutiyaje ibyo bintu byabaye urabizi umukozi wo mu rugo urabizi byabaye nyine nigeze mvanga nose baje mvano njye nambaye inkweto nigeze njye mvanga ukazi kunetse se mikana ndakwiyama eshi subireba njye nanje kukwihaniza turakweguza ahubwo we turakujyana mu muganda tugukubitire hari abantu batagendwa muri ikaritsiye bimenye njye ngo ugenzone bazajya babwira amakosa yanyu muni murangiza ngo uvuze ko umuhoro uhengamye si ubuhenganyimishije ako njye wigeze ubona mva muri urugo wigeze ubona mpava wari uvuyemo kuko abantu baje kukundagira ntabwo babirose sibwo gitangiye kunywera agacupa kanjye ka mbere pasi yakurose kuvuga ko abagore bagukunda nambuti yaje arakurota ari umugabo ndetse ko mba mu mitima y'abagore nk'umugabo wabwa nyitwaje gute byo no gushaka ibimenyetso byo kugira ngo bankirishemo njye nta muntu nigeze bagushirishemo se ari babiri bagushirishijemo bati ubona aho niba kwereka video njye mbahobera njyewe ako se hari umuntu ushinzwe kuzagerirwa akugenda agufata video ukaze kunyibaraguza ugundera kwiyemerwa ngendera kuri njye narinje kuguha gaso njye ndi mu bantu yoba ariko sindi mu bantu nimba utarakira utubwe tugusubize karayesi ntarakira njyewe ushaka kunyibutsa se ubuzima njye nabayemo byose byararanye njye narakize njye mu rugo ngo namuhobi yakwereka video njye nta muntu ugeze mobera kandi rwose ungendere njye ntabwo nzajya mara kuri raporo zawe raporo regis buri munsi no ntabwo ibi ngibi biri buze gushoboka ibintu byo kujya munsi urago yari gasopo ya nyuma nta bya gasopo nta biryo byawe nshaka nese uraza ngiye kunywa icupa ry'uko amagara hejuru uranshaka iki umva ko uri kuvugisha ubuyobozi nta na discipline nese unsanze wanjye nta kintu nigeze nanga kujyamo na kimwe unsanze wanjye ndi kunywera agacupa ngo ngiye ngo nsigamobera abantu umuntu ahuye n'indege umva nkubwire reje nimba utabizi nta muntu ugiye ujya ukinisha ngiye kagenza Peter ariko byumva ninde wagukinishije wowe uranywa iki ntabwo ndi buze kugusubiramo kare uranywa iki nta kintu nshaka kumva niba nta kintu ngo wambabere kumwe kanigende genda nyine mva mu maso genda uraza kumvuge nge ndi wanjye urasubiriye kumbwira nta kintu kimwe nishyura hano ngewe nta kintu kimwe nakurikiza amabwiriza yose n'amategeko ndayazi urugo ngo ngenda hobera ngo ngende umusazi ngewe hora ngende umusazi ripoti yawe nigaruka ndagufunga
bro aretse nkihitira mobera imisura cyo akunda utamo gobera ngewe mobera mwana orohamo mobera ugeze ngiye aho nshaka hehe nyine aho nshaka akabasore bose bigize inzerezi muri karitsiye ndebera nk'iki ngiki mobera ugeze ariko ibyo ntibiri ugiye ntabwo ncaho ako kugobera n'itegeko ukumva nkabujya menyana ugiye nyine akareka ibyo ntibirimo hanze turimo turasakura umugezi uzanye iby'imikino mobera kugira ngo n'umutaro urimo urasakura umugi umugi barurebera mu guhoberana mobera twumve n'umutaro reka ntarwo namwe orohamo n'igendera mobera ndebe utajya kunyura umujyi mobera umugabo yanditse nkihitira mwa subira inyuma ntabwo bishoboka subira inyuma asubira inyuma ndaheze ntungendeshe cyane ariko niciro n'igendera ugiye bwirano ugiye uzingiye se waretse nkahi nyine ugihambwirano ngiye aho nshaka ugiye kunyura umujyi ku amaso yawe asa aramaso asa gutya kubera uburwayi kubera ko ndwaye amaso ugende kutayima ngo ngiye kuvuza nawe bwende suri muganga ngenda kuzi se ubundi busa wowe kuri mituweli mba kuri mituweli mobera twumve ni wiwe ntabwo ibyo birimo umva ariko mituweli basigaye bayisekera mu guhoberana ntuvugisha amagambo menshi ngomba kumva kugira menye niba nari umujyi wawe cyangwa niba kuri mituweli abasakura umujyi uko barusaka amagari wanyu ndi hano nta nimero yabo ntabwo utambuka nta nimero yabo mfite mugabo reka nihiti utwo dukundi tw'abasore ku gasima mwiciye kwibarabara muri kwibaraguza ibyo bituma mu rumogi ugiye ngiye aho nshaka kirano ugiye nyine ngiye gutembera ndagukubita sha wa muhungu mobera ngiye aho nshaka nakubwira ndavuga ngo aha ongera twumve ngiye aho nshaka boss aha ongera uvuga ngo aha twumve mobera ntabwo ngiye ibyo guhobera reka ntabwo ngiye nahobera umugabo mugenzi wanjye ntibishoboka mobera ntabwo ngiye ndega nkobe ntabwo ndi kukwinginga wa muhungu ndagukubita inkoni ngo ntabwo mobera wowe ariko ubundi ibyo bintu byo kuza wivugishwa ngo uri umuyobozi ko ntawe nkuzi bagutoye ariko ibi bintu usakarengane mwa bantu ngiye ndi kwivugisha none se ko ntawe nkuzi tugutora ko ntawe nkuzi tugutora ariko wa mugabo nurambaza iki ngiye ko nta nkuzi tugutora ubu ngiye nibwo urubyiruko rwo muri karitsiye rw'igihugu birabona ko mbikwiye ese niba tutaragutora urambwira ngo uri umuyobozi ndamenya uri umuyobozi wa ishinzwe discipline muri karitsiye nta rinse zose ibyo ntaho mbizi hano mwari umwe byose ngenda ashinzwe ntese ubundi urumogi rungaragara ntabwo wapfa kwambara aho kuri kuvuga cyane wowe kumva undusha amagambo we oya ntabwo ari kukurusha amagambo ahubwo ni ukuri kundi kuri kuvugira hejuru mugabo reka nigendere njye nuranenza ngagende nushaka kugenda wowe shaka kugenda subira inyuma ariko uyu mupapa nayambaza iki mwabana banza umubere ubone ko njye ntabwo ndi bugobere ntabwo nabere mu wakambara zebra nta ugiye none se niba mfite ahantu ngiye nyine ugiye nyine hambwira ngiye gutembera nsaba uruhushya ndukwima cyane uguhereza ndagusabura uruhushya se uri umubyeyi wanjye njyewe ngende umubyeyi wawe ariko uyu muntu narambaza iki wamupapa wanjye ngende umubyeyi wa gicucu uyu mugabo narambaza ikira mbare nkubwira njyewe nizeye ko Imana ntabwo nzi ikintu utamubera nagurenga ngo arasubira inyuma mubera ariko ndaguhobera nkubaza iki ndaguhobera njyewe ndakuzi njye ntabwo mubera njye ntabwo ibintu byo guhoberana birimo ntabwo birimo njye ndi kwigira ahubwo ndi kwigira ngo utembere njye ntabyo guhoberana birimo kano niba uri umugabo ariko ndabuze ndakare ariko uyu mugabo ninde wamuntumye hora umugabo ninde wamuntumye karenga niba uri umugabo ariko ninde wakuntumye wanditse nkigiriyo nigiri ariko uyu muntu waretse kundenganya ndaca umurongo wo kawurenga mbere nunese wacu umurongo uyu muhanda kari uwa leta n'uwawe leta ninde leta ni njye leta ni wowe wese ninde leta ni njye wa gicucu wa mugabo n'ukuri kw'Imana sinzi ikintu nshakaho njye wowe rero ukomeza ugenda ariko ndaguhobera nkubaza iki njye ko ntabwo ndi buguhobe njye gushaka ndasubira inyuma njye hese kanga ariho dusanzwe aha niho duce njye niho ndi bugume nkaco njye nta bintu byo guhobera njye ntabwo ndi buguhobera ntabwo mubera ntabwo nkuhobera ese ndi kukwinginga ariko wamvuyeho wa mugabo bwatambuka n'ubu gicucu ushaka gucana naguhobera wa gicucu hari umujyanwa da uravugana mukaya nawe kumagetse imizigo ese kunyura utavuze umva bike niriwe uravanga ukagenda nyine uravaho ukajya yambwira ngombwa kubimenye ndimo ndakubaza mwinginga wowe urimo uravana ukajya yane twoga sante umuhanda barafunze wafunzwe nande wowe bene wanyu so wanyu bari bafunze kumanda nzi kufunguye ese mukuzana kuzina cihe kono baba umujyi n'urumaze kwambara cyo hari se kumuri umujyi n'urumaze se urusiri kumuri ngaho ndebera ngaho ndebera ngewe ngo bene wacu ngiki ese reka mubwire wende basi nakubahe atangwe inzoga ufite inzoga wowe nafata nk'umusinzi wowe nyine kumubasi nzekora se urutumbaza ngamobe wigenda aka esi no nabonye abasazi beshi ariko gukina filime ko nakamenya ndiko na hafanga gukina filime ese ko nakamenya ndiko nanga bimeze bindi
uri kwikinana bimeze bite kwandira uburi waje kwandira uburi yewe ibintu nihari ni ibiki ngamubura rero kontenti ziragwira none se ariko ibi ni ibiki abanyarwanda reka nitambukire ngamukore ushaka kumurikirana se ntamunezi ngenda gukurikira ushaka kumurikirana ngenda gukurikira tambuka turebe ndahamagara leta leta ni njyewe leta ni wowe ni njyewe icyaha cya mbere kwitira inzego z'umutekano utabishinye ibyangombwa wize amategeko nyeka ibyangombwa uri kugira umunyamategeko nawe uri kugira umunyamategeko none ariko ntabwo ibyingo se birimo wize amategeko nawe ibyingo ni birimo wize umunyamategeko wabura ninde kwigisha amategeko uri sigaruka ritabugere kari kwigisha amategeko wize amategeko ngiye se ngitambukira mobere nyine utambuka ndabyanze ngiye kujye nkumura ku kandi moberera uyu mugabo muhobera Regi ndakwifatiye mukomeze karayesi turi babiri n'uyu mushuti wanjye jewe izajye manjye nawe dukomeze tugende nawe undi musazi tugende jewe